bwawe nta muntu uzacyotoka. Ndahanuye uyu mugoroba Imana itanga amatangazo ku bwawe. BBC zitanga amatangazo bimwe twaza kubikurikirana tugasanga sibyo. Okapi yatangaza n'ayandi ariko mbi ndamukiriza mwana wanjye umubwira ngo tuza aritangaza abonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda abagifite amaboko ni muyazamu sama haleluya sama ya Imana iguhe umugisha sengandora kugira neza kandi ndabona mukiriba muzabyara abahungu impanga abo babiri. Harundi ukere gutanga hagurukama hemubyigwa umuriro wa nane nzaguha igitenge cy'umugore. igitenge cya Nyabade nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda usabura bikaza nanje nzozana igitenge uzoshirira umugore wawe. igitenge shira Nyabade abonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda ndamukiriza umubwira ngo nukuri Imana irakuvuganira uyu munsi guheza igitaramo nani sangaya bini salonga wa matata ka finisa hotel man j'avais ici peut passer organise ni mardesa nimba urwaye kuko iki gitaramo cy'uyu mugoroba warwara we soko misina ya Yesu nimba ufite abadayimoni b'inyatsi ndabamaganye mu izina rya Yesu. Nabonye igicaniro uravuga nanje ndanezerewe cyane. amen nje ngaho uno munsi niho naje ngaho ego nanje ibyo bitenge ndemeye kubishona kuri gusa. nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda bwira haleluya ingera basala ndacyari mu gitaramo kimwe notabye icyo gitaramo cya mbere gifite amagambo ayo ni muzamu ijambo rya mbere kuri iyo note bien ngo Imana ngo igirire umugisha ngo kuri Pawulo amaze guhindurirwa ngo imuhuza na Barnaba. Reka kubwira sha uko wahuye na Barnaba cyane ngo ukuze ni uzi ukuvuganira ayo makuru muyamenye nubona ijoro rwaye igitaramo bikaguheza abantu abo nimubwira mutya nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo niyo genda yame tuvuze akaruru Imana ikora ibintu bikomeye.
vuga ngo hey Baranaba ngo aba umuvugizi mwiza yishingikirije ku byo yabonye mu buzima bwawe tukavuga ibyo utabonye ni ukuvuga ngo mubagira imbaraga bavuga ibyo babonye aberi verite Paulo ndaza kumanukaho ariko akavuga aya makuru abagabo batatu Saduraka Meshake na Bedenego abasore akundaki mana cyane bategetswe n'umwami Nebukadinezari kobara igishushanyo yakoze. Okay, baravuga ati abo batipe twababonye kandi ntibaramije imana yawe ntibayiramishe, ariko sikiriza icyari kibarimo nicyo bahaye agaciro. Abantu ntibakakujanye mu bidafite agaciro, ikikurimo ni icy'agaciro. Nimukomere imana amashyi menshi ikomeye. Baramubwira ngo iyo twabonyesha nuko yadukiza cyangwa ntidukiza turi bukorera iyo mana. Mumbarizo wa mwicaranye mwenye wanyu mubwire ngo warayibonye neza. Narakubonye ma nabonye ukuboko kwawe narakubonye nabonye ukuboko kwawe narakubonye ndabona igicaniro cy'Imana itamenwa niyo jyewe nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa niyo jyewe Imana uvuga kwizikora iyo wamenye guha agaciro kubyo wabonye kuma nayo iguha agaciro. Number 2 izi gupromotinga. Number 3 iguheza izina. Number 4 nimugera mutya izi gukorera publicity. Ndahanuye uyu mugoroba Imana ya Isiraheli ntigweza igitaramo gusa igukorera na publicity. Umugabo muzi kuvuga ntuguhagarara imbere y'abantu bakaje waranyoye amata akigitamo. Umuntu wabonye igitaramo wahagarara imbere y'abantu bari kuvuga reka kuri ibintu byose ibindi Imana ize gukora repesage. Imana iramubwira ati reka nkwereke abantu babonye ibyanjye ukuntu uzamamaza. Umwami ngo yamavuga ngo twataye muba ni kwamamaza. Tuvugana ukuri $2 wari uko tuzahura none ariko Imana yamamaza iramaza tangaza fanta n'amahoro $2 birashe ibitenge nabyo mwombura bizanye ariko n'uyu mugore nawe wahuye n'ijuru n'amatari ishati kandi kunda kwambara neza. Abonye igicaniro cy'Imana itamenwa iyo igicaniro cy'Imana itamenwa nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa ndakurahiriye ikibazo wari ufite mbonye Imana imanuye imbaraga zo gukemura ibyo. Uzambwira amakuru nitwongera guhurira mu Bubiligi, nitwongera guhurira Australia, tugahurira muri Kenya Nairobi. Uzambwira amakuru, uzambwira ngo mata wa Musa hari icyo Imana yakoze. Amen.
harimo bangaye basha ati batatu atoya nje uwo mbonye reka tangaza ritangazo hari ibyo wabonye hari ibyo Imana igiye kukwereka utarabona mu izina rya Yesu mbwi ayila sika reference dalos umufuri wa karta ko kuno na karema yanga kwiyereke ngo nabigwate bugwate utanabibike abantu bose bagamenye bibike mukakuma mwisha kakuma umve ngo agakunga akakuma niriya mubwina iriya munde ndani mufuruka iriya ndanuye muri uyu mugoroba Imana iguheza ibyawe ubibone n'amaso yawe utaraba igitaramo cya kabiri nico ndangirizaho ko ndabareba gutya kabona mwese mwatashe amakuru na cya kabiri ni muzamura ibiganza abantu bazi kwitegereza bamenye no gukora Paulo ngo aramanuka agera tuwati 16 byakozwe n'intumwa no ku 13 kwa muhomboka no ku 14 ku 13 wasanga abadamu benshi ngo bari hamwe ariko muri bo ndayishurirwa bagiraga ngo hari mu mudamu witwaga ayidata we lidi gitangaza no Paulo na Sila ngo bibazaho bakorera igiterane gikomeye ngo barahura lidi yango bacomoka yawe nuzoza gukora uzucoma tukazugendesha abandi na uzucoma Imana irashe no kurukima indukira na mwene wa mubwira ngo va mu bunebwe zucomoka ubwami bw'Imana burananirwa kandi ntwarane zizabugishamo iki imbaraga Biblia ya Kiswahili inasema alikuwa maneno matatu Lydia. Neno la kwanza alikuwa na moyo wa ukarimu. Neno la pili alikuwa anajua ongea. Neno la tatu tangu kuzaliwa kwake alipojua kuingia na kutoka alikuwa mfanya biashara ya nguo za barao. Na wataalamu wa teolojia wanasema hizo nguo zilikuwa zinavaa watu wakubwa sana, meya wa jiji hao maminista na wengine kadhalika. No kuko ngo yarebye kure aravuga atabaga bari kibarimo ari bitaramo bataramo. Reka nkubwire mu buzima bwa bima mambo tukaranga Biblia irambwira ngo akora igitaramo ngo bagirira neza ngo ahitamo umusiposa ku buzima bwawe akawa siposa ndanu uyu munsi wano Imana iguheza siposa yabuze habuze bite kerezo siposa ti yabuze habuze te ke sa kukuramutsa w'igitekerezo kimwe Kigali gikome uja umvidira bivuga ngo kuitwa kwa Samali mwana wa Elkana ulitokana mama yake Analia. Urahise waranayisabye ngo nawe wisubiramo nanakwemereye kurya naje kwicara ibitekerezo uyu mutwe wawe nibwo butunzi wamugenda nusohoka ukore amayinga utaboneka mu bantu nitwa Matayi urafata ikintu cyitwa kuruhuka wisubire wiremo amakabaraga nurangiza ukora ikintu cyitwa evaluation abonye igicaniro Imana itamenwa iyo jenda nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo jenda Samba haleluya evaluation iba muri kibi
itatu. Icambere icawe, icakabiri n'abantu wahamagaye ngo bagushigikire. Icagatatu n'abakomeye bageze ku bintu uzubabaza ngo se mwebwe mumaze kurangiza ibiterane mwakoze evaluation gute, bagweze intro na développement na conclusion. Ubwo nubwenge guhaye nurangiza iyinga rya kabiri uzavumbukana indirimbo zibiri. Nurangiza muri zo ndirimbo uzashire mu Giswahili ufata abatanzania. Nimbuza wumva jewe ndirimba Kinyarwanda, karirimba Ikirundi, karirimba Igiswahili, karirimba Igifrere, karirimba Igishi, taho nogera ureke gufata abantu. Uruwera uruwera Mami Mana yacu kare mu gitondo turirimbye ubunyine ababaje nuko babatega amaboko ubunyine iyo gusa kaba ijuru n'amatayo ndirimbe uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana tokana na mama yake aba basore bose aba bose ijuru n'amatayo batuye narimbi kora sikuyani yashangwe yo muri Lukaka amakuru nari guhaye nawe ibindi bitekerezo byanje bine uzashaka mbiguhe sino bivugira hano nibanga ry'ijuru nawe naje nimusamuri biganza gira ndangise samba haleluya haleluya gitarama cya kabiri muraho ngo bahuye n'umukobwa. Uwo mukobwa ngo bari bamugizeho inyuma ngo asakuriza ba Pawulo aravuga ngo hari ibitaramo bimwe utagomba kwihanganira. Reka nkubwire iyo ufite Yesu muri wewe hari ibintu utagomba kwihanganira. Akana ngo karize mu ijoro akana ngo kukararira uzamugashira ku gitugu. Ndagushima Mana wangiriye neza tumaze kabanu we wangiriye neza. nubona uwo mwana adacecetse uzampamagara nitwa Matayo. Nawe iyo Mana arize ukamushira mu gitanda mushira kandi n'umushira ibumoso mushira umubyigire ku ijambo rivuga ngo Yesu arangije akazi wamushira iburyo umubwira ngo Yesu ahuba iburyo none mushize muri fasi yawe uririmba indirimbo tukarimbe zitatu imwe gusa nitwa Matayo ngo wakamukemaya pepo toka ipepo rirasohoka. Naje ndahanuye hari ibintu biba bikukurikira muri business, hari ibintu bitagutesha akajagari mu muryango wawe. Ndahanuye umugoroba wa none mu izina rya Yesu sohoka kangahe ngo baramanuka ngo bagera gutya barabakurubana barabakubita binjira mu gitaramo cyo muri Kristo ngo baratarama nico ndangirijeho ngo bakubita gutya imiryango iravuga tota n'amagufuri. Iki gitaramo kiri aha ngaha kitworeka gukinguka. Reka nkubwire ibyaze gukinguka ibiza bigikingura igisiribasha Ndabona igisaniro cy'Imana itamenwa iyo niyo jemba bwira. Ndabona igisaniro cy'Imana itamenwa iyo niyo jemba bwira. Ndabona igisaniro cy'Imana itamenwa iyo niyo jemba bwira. Ndabona igisaniro cy'Imana itamenwa iyo nuzosugera ahantu ukabona baguhaye agatuti nimba uzi kuririmba ivesimo gusa yiririmbe ntawe utazosura kuririmba uzahava
ijuru riguhuze n'umuntu. Umunsi umwe nagaze Nairobi ndaririmba urusengero ruyobowe n'umugabo witwa Munyakazi mwiza cyane, umugabo uzi gufata abavuga butumwa neza. Hari ahantu uzushika mu ivuga butumwa ukazusenga ngo Mana iyo barangiza umuntu ngo ataye. Bima ndaririmba umugabo umwe turitiranwa yitwa Muhoza yari yarabuze abana yamavuga ngo pastor ukundu nta mahisi yaririmbye ndamucyukikira mu waje arimuka ijuru n'amatayo tuba muri iyo nzu. Reka ngubwire nubona umushitaje uzoza umubaza ukunda iki. Apana mu gitondo kaunga gusa mu mugoroba hari abantu bafite na za diabete mubazi. Narangiza kukubwira ibyo udafite ubwira Imana ngo Mana wowe urabizi ndakurahiriye ubwiye ngo Mana urabizi iziki zinizira akora igitangaza aratugaburira Muhoza nta mwana yarafite gutya ngo kubita Imana yambwira ngo uzabusara umwana w'umuhungu kandi yimbwiye Matayo sinzi ati uraho ugende neza. Nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo ndeba nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo ndeba bwira sagala abarasamye umuhungu aramushaye Imana bangu uzasha no muri Amerika ubu ariyo naramushimye Muhoza muho aho uri data Imana ikubwire neza. Hari umuntu Imana izigirira neza ntiyubuke nabo bataramanye ntiyubuke n'ikarisa yavuyemo. Muhoza amaze kunoreza $1 inshurize kandi mu bintu bigira ritime mu maboko. Ifaranga gira ukuboko kwa guri Imana iguheza ubukire mbio bamaga muyemeye mwayamanuye byamanure uzaba dukwiyemera umuntu qu'est-ce qui peut passer ndahanuye Imana iguhaza ubukire mu izina rya Yesu. Yangirisha muri iri jambo ingila la salala banda ugende neza ugende bwisha na koko washeka lo mali ugende bwisha arikuza twibuke Zamura pima mambo ngo barangize gutya agakiza kaba karije abantu barabatijwe ngo yamahinduke aho yashikiye ni quality ngo arangize quality 17 ibyakozwe n'intumwa ngo yabamanuka i Thessalonike naho habaye igitaramo cyo nangirije ngo abubisi ibihu ngo nino na bahageze nimwakira ijambo ry'Imana. nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo ndeba nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo ndeba Imana itamenwa iyo
muri aba badamu, manura igitaramo muri aba bakobwa. Umuriro n'imbaraga za Isiraheli, uko wagiriye neza bakera nabo bagiriye neza, batanze umwanya wabo. Abadamu barumu, abakobwa barumu, abadukurikiranye hanze, manura igitaramo. Icyo wamanuye kwa Lidiya, ibintu birahinduka. Icyo wamanuye ito watira, ibintu birahinduka. Icyo wamanuye kuri ba Daniyeli n'abanani n'aba Mishayeli na Azariya, ibintu birakomera. Ndagushimiye kuko utabaye, kuko ukoze. Ndabatumiye mu giterane vendredi, samedi, dimanche muri iki cyumweru 16 ariya mu Ngagara kijya muri Singa, aho ijuru n'amatayo tuzaba turi hariya muri stade. Aha ngaha ibintu nyine ko biragenda uko nyine byagenze, ariko hariya tuzirekura. None ijuru n'amatayo turabatumiye, nyamuneka muri abantu beza, sindabona abantu beza kama nimwakira ijambo ry'Imana. Imana beza. Arakoze cyane umushumba, Imana ho mugisha abantu twike